Niba ujya guhura n'umukunzi wawe ukumva ufite ubwoba, dore uko umutima wawe umeze nta kabuza. Hari ubwo uba utari wenyine ariko ukumva uri wenyine. Hari ubwo uhamagara ariko ijwi ryawe ntirisohoke. Hari ubwo ukunda ariko umutima wawe ukanga gukundwa. Ese waba warigeze kujya guhura n'umukunzi wawe ariko umutima wawe ukakubwira uti subira inyuma? Ukaba usa n'uwishima ariko wifitemo ikikango. Wari wumva ukunda umuntu ariko urukundo rukagutera umubabaro utazi aho uva n'aho ujya. Iki nicyo kigeragezo gikomeye abantu benshi batavuga. Ubwoba bwo kuba hafi y'undi muntu bwihishe inyuma y'ibitwenge, bwihishe inyuma y'amagambo meza, ariko bwica bucece. Nibwo bwoba bwuzuye ibitekerezo bibi, ugasanga wahoze muri uru. Ese ndakwiriye? Ese ninjye ukwiye gukundwa? Ese ni gute nakwemerwa uko ndi? Ibyo byose bikavamo gutinya guhura n'uwo wakagombye kwishimira. Iki ni ikibazo gikomeye ariko kirimo ukuri kwinshi, kuko hari ubwo udatinya uwo murebana mu maso, ahubwo utinya urukundo, utinya kuba hafi ye, utinya kugaragara nk'uwambaye ubusa mu mutima w'undi muntu, ugaragaza amarangamutima yawe ngo ureke undi muntu amenye ibikurimo. Iki ni ikimenyetso cy'uko umutima wawe ushobora kuba ufite ibikomere bikomoka ku byahahise, ibikomere byatangiye ukiri umwana cyangwa byatewe n'amaherezo mabi y'ibyagiye bikubaho mu rukundo. Reka nkwagurire imbago, nkuzingurire umuzingo w'amateka, tujye kure cyane y'amarangamutima asanzwe, tujye ahantu abantu batinya kureba, mu mutima ufite ubwoba bwo gukundwa. Twifashishije ubushakashatsi, ibitekerezo n'ukuri guturuka ku buzima bwa buri munsi, turi buvumbura impamvu zituma utemera urukundo nubwo wowe urukeneye. Niba ujya guhura n'umukunzi wawe ukumva ufite ubwoba, dore umutima wawe uko umeze. Ufite umutima wigeze kubabazwa, kandi uko kubabazwa ntiwigeze uhabwa amahirwe yo gukira. Ufite icyuho giterwa no kuba warabuze umuntu wizewe mu buzima bwawe, kandi uwo muntu wari warakwemereye kuruhukira mu mutima we, maze ukumva ko n'ubu nta wakwemera nk'uko uri. Wenda wakundanye ukiri mutoya, ariko aho kugira ngo urukundo rube ibyishimo, rwakugize inkoma amashyi, byatumye ugira impamvu yo gutinya kuba hafi y'undi muntu. Hari n'ababayeho babona urukundo rubabaza gusa kuruta kubona urukundo rukiza, maze bakarubabariramo, bigatuma babitinya nk'abantu batinya amazi bigeze kurohama mu ruzi. Hari ibyago ko iyo wiyumva ugize ubwoba bwo guhura n'umukunzi wawe, ushobora kuba utinya ibi bintu bikurikira. Article yitwa Fear of Relationship Commitment and Singlehood yanditswe mu mwaka w'ibihumbi 2024 iravuga ngo ntinya inshingano zijyanye no kwiyemeza kuba mu rukundo cyangwa se kugira amarangamutima. I fear the responsibilities of being emotional committed. Ni ukuri gutinya kuba mu rukundo si ugutinya umuntu uri imbere yawe, ahubwo ni ugutinya kwishyira ku gasozi. Ni ugutinya ko uzaba uri wowe maze undi muntu akabona uko umeze koko, yarangiza akagenda. Ni ugutinya ko uzaba ugeze aho wemerera undi muntu akinjira mu buzima bwawe maze akaguhindura, akagucengera, cyangwa se nyuma akazaba atakikwifuza na gato. Aha rero niho haturuka ibintu bibiri by'ingenzi: gutinya guta ubwisanzure ndetse n'ubwoba bwo gutakaza undi muntu. Ibi byose byerekana umutima uhangayitse, umutima uhorana impungenge, umutima ushobora kuba warakundaga ugatsikamirwa, waba waratotejwe, cyangwa se waravukanye ababyeyi batagaragaje urukundo mu buryo bwuzuye cyangwa bw'imibanire yabo. Icyo ryo gituma niyo ukunda ugakunda by'ukuri, hari ubwo wumva ko gukundwa ari nk'ikigeragezo kuri wowe, atari nk'impano. Wiyumva nkaho kugira ngo nawe wemerwe bisaba kuhindura icyo uri cyo. Wibaza niba koko ukwiye kuba mu rukundo, wibaza niba ari wowe koko utameze neza, cyangwa niba ari abandi batakwakira uko uri. Ibyo byose ni imbuto z'icyo bita low self esteem, kwiyumva nkaho nta gaciro ufite, cyangwa se kwibona nk'udakwiriye cyangwa udashoboye. Aho umuntu yumva ko adakwiriye urukundo cyangwa kuko yakundwa kose, hari igihe bizarangira nabi. Ubwoba bwo guhura n'umukunzi wawe bushobora no kuba bushingiye ku gice cyo kwiburamo icyizere, gutinya kubabazwa, cyangwa kuba warakuze ubona urukundo nk'ikintu gihambaye ariko nanone kidasobanutse. Nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza mu gitabo The Fear of Relationship Commitment and Singlehood, haravuga hati lower levels of self-esteem and extraversion were associated with reduced mating performance, which in return was associated with a higher fear of relationship commitment. Kwigira icyizere gike n'imico yo kudakunda kuba mu bandi, extraversions, biri mu bifitanye isano no kudashobora kwitwara neza mu rukundo, kandi ibyo nabyo bigatera ubwoba bwinshi bwo kwinjira mu mubano w'igihe kirekire. Iyo wumva rero kuko umeze bidahagije, ugira ubwoba bwo kwigaragaza imbere y'undi muntu. Hari ubwo umutima wawe ugira isoni z'uko usa, uko uvuga, uko utekereza, cyangwa se n'uko ugira ibyifuzo. Wumva ibyo byose bishobora gutuma undi muntu aguca intege cyangwa se akaguhunga. Bityo kugira ngo ubigereho urabyirinda, uca ku ruhande, aho ugera naho wumva ko guhura n'uwo ukunda bishobora kukubera umuzigo.
Urebye neza umutima wawe ushobora kuba umeze nk'uwakubikiye urukundo mu gasanduku, wenda kubera ko warwakiriye nabi imbere, cyangwa se warigeze kuruhomba ukabura umuntu wakundaga w'ingenzi mu buzima bwawe mu gihe utari ubyiteguye. Umutima wawe ushobora kuba warawutuje mu gihu, aho nta muntu ukwinjirira, nta ukubaza uko wiriwe, nta ukubaza impamvu wacecetse, ariko nanone ibyo byose bigatuma utisanzura. Uba mu rukundo ariko rudatemba, urwiyumvamo ariko ntiwareka ngo rukore. Ubwo ni ubuzima ubamo ariko ubangamiwe no gutera intambwe. None se ubwo wiyumva ute? Ese ubwo bwoba burakurinda cyangwa bukubuza kubaho? Niba hari igihe ubona ko gukunda bigutera ubwoba kuruta uko bikuzamura, menya ko atari ikibazo cy'urukundo ubangamiwe narwo, ahubwo ni inzira y'ukuntu wagiye urwakira n'icyo rwagukoreye mbere. Niba ujya guhura n'umukunzi wawe ukumva uhungabanye, menya ko atari uko uri umunyantege nke, ahubwo ni uko uri umuntu wigeze gukomereka kandi akabura aho akirira. None se niba umutima wawe ugira ubwoba, ni icyo uvuga? Ese ukeneye ko urukundo rukurekura cyangwa ko rukwakira? Kuko hari ubwoba butaba umwanzi, ahubwo bukaba umurinzi, ariko iyo bumaze kuba igikomere buragucogozaho kugucungura. Ubwoba bwo guhura n'umukunzi wawe si ubugoryi, si intege nke, ni ibimenyetso by'umutima wigeze gukomereka ariko ukaba ugishaka gukunda. Ni ibimenyetso by'umutima utinya kuribwa ariko wifuza gutuza. Si wowe ubabaye wenyine, si wowe ugira ubwoba wenyine, ariko se ni wowe wenyine uzabaho udakundwa? Niba hari icyo wigomwa, ntukigomwe amahirwe yo gukundwa uko uri. Niba hari aho ukeneye gutera intambwe, ntutinye kuyitera mu kuri kwawe. Niba hari aho ugomba guhura nawe, ntutinye kumwereka wowe ukuri, kuko urukundo rw'ukuri rudashaka basa neza, ahubwo rushaka abemera uko basa. Ntutinye guhura n'umuntu ugukunda, ahubwo shakisha igituma wumva utamwishimira bihagije. Ntutinye urukundo kandi ntutinye kwibuka uko rwakugize. Burya iyo ubonye impamvu zigutera ubwoba, nta mpamvu yo kubugumamo, ahubwo zikuraho. Tangira urugendo rwo kwimenya, kwiyakira no kwakira urukundo nk'impano, apana nk'igihano. Kuko ku muntu uzi gutega amatwi umutima wawe, n'ubwo bushobora kuba uburyo bwo kwimenya ndetse no gukora ibintu bishya. Ubwo se ubutaha nujya guhura n'uwo ukunda, uzibaza niba ubikwiriye, cyangwa ahubwo uzibaza niba umutima wawe udakwiriye guhabwa amahoro nyuma y'imyaka yose wihishaga. Umunota umwe w'ukuri ugira agaciro kurusha imyaka y'ubwoba, kandi igihe cy'ukuri ni iki? Ni Horeb Mwindaji. Mine is your play. Kora subscribe, like, share and comment.